Wari uzi ko ushobora kuzamura channel yawe ukoresheje iyi app? Reba video paka irangiye uzamure channel yawe. Icyo usabwa, kora subscribe ndetse n'akazogera, ubundi amakuru azajya kugeraho mu gihe. Aha tugiye kuganira kuri application yitwa Sabu app. Icyo usabwa, kurikira iyi video. Aha Sabu app ni application yavumbuye ahagana mu 1953, ikaba ikoreshwa igurwa subscribe, share ndetse na comment. Aha wabyumvise neza, ushobora kuyihuza na application yawe ya YouTube ukaba wayikoresha. Icyo usabwa, fungura application yawe ya YouTube, ubundi ujya handitse your account cyangwa se channel yawe. Aha urahakirika kuko uwamaze kubihuza na Sabu app. Icyo usabwa, urasubira inyuma ujye kuri Sabu app, ubundi urakanda ko ushaka kureba video kugira ngo winjize amakoyini uzabashe kugura subscribe. Aha urakanda kwibara ry'umutuku, ubundi ujye kureba video. Baguha video imwe ugakora subscribe, ubundi ugahita uhabwa coin 10. Aha bikorwa mu masegonda atarenze na 30. Ukaba ushobora guhita ugenda ugasubira inyuma ugahita uhabwa amacoin 10 yawe. Aha wabyumvise neza. Ubu ni uburyo bwakoreshejwe cyane mu kugura subscribe uzamura channel yawe. Ushobora guhabwa indi video bitewe n'uburyo wabihisemo. Nibyo wabyumvise neza. Aha ubu buryo ni uburyo bushya bwavumbuwe n'abantu bushobora kugufasha kuzamura channel yawe. Ushobora kureba indi video cyangwa se ugakora subscribe ukongera ugahabwa andi macoin 10. Ibi bigufasha kuzamura channel yawe no kugura channel YouTube channel. Aha ushobora kugura aba subscribers ndetse like, share na comment. Ibi bigakorwa hifashishwa application yitwa Sabu app. Ikindi, ushobora kuba wakora like flow kuri Sabu app ugahabwa coin zirenga 40. Icyo usabwa, reba video mpaka irangiye, ubundi ibiganiro bizajya bikugeraho buri munsi.